muzi gucumita abantu bafite ibitsina birebire pe muzi kunyaza ako nago muzi gucumita ibintu byose nyine barabipanika bakabishiramo imbaraga so kandi iyo utanabizi cyane ubwira umwana akicara akayinyongera urumva ntiwirirwe wenda unavuga ngo wirushya ariko nawe ugomba kubimenya so utangiye ubikora gakeya ubundi nyuma wenda ukaba wakihuta kandi iyo uri gukora ibintu buriya gusomana suzi ko gusomana tujye tuvuga rimwe na rimwe ngo bituruhura mu mutwe urumva buriya iyo uri gusomana uba wumva nta handi uri ari aho hantu ufokasinze honyine kandi biriya bintu nibyo bidufasha nyine kugira santima buriya natwe nukuri uzarebe uzangere ku mukobwa sinzi nimba bibaho ariko binabaho da ariko cyane abakobwa benshi iyo umusomye nibwo nyine imbaraga z'umubiri zirekura akaba yanyara. Wowe iyo usomanye umubiri wawe uyumva gute? Nyine mbita nimva muri icyo gikodwa nyirimo. Rero arabagabo rero ndakunda gusomana pe kandi buriya gusoma umukobwa biragufasha. Hari n'abakobwa batari bamenya yuko gusomana bigufasha mu mibonano mpuzabitsina kandi birafasha pe. Okay. Kuri wowe utari gusomana uburi gutekereza ibindi ahandi cyangwa se hari ibindi nyine bikuri mu mutwe ariko iyo muri gusomana ntibikujye mu mutwe mugora ibintu nimumenye n'igihe byarangiriye. Kuri wowe umutipe ufite igitsina kwanza ari hagati y'igitsina kinini cyangwa igitsina gitoya n'igitsina kiringaniye, kuri wowe ukunda igitsina kingana gute? Oya ntabwo mvuga ngo nkunda igitsina kingana gute, icyo waba ufite cyose ukakinkoreshaho neza. Okay, umutipe ufite igitsina kinini wakwifuza ko mwaryama